Yes, reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Aka ni ka kanya tuba tugiye kugaruka ku biba biri kugenda bivugwa hirya no hino. Ibizamini by'amanota y'abana byasohotse, yaba biga mu mashuri y'ibanze cyangwa icyiciro rusange troncome. Aya manota yamaje kujya ahagaragara. Mineduc yatangaje amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Minisiteri y'uburezi Mineduc yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ibisoza icyiciro rusange mu mwaka w'amashuri wa 2023-2024, igaragaza ko abakobwa batsinze ku kigero cyo hejuru mu mashuri abanza, mu gihe abahungu batsinze neza mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aya manota yatangarijwe ku cyiciro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB giherereye i Remera kuri yo 27 Kanama 2024. Minisitiri w'uburezi Gaspard Twagirayezu yagaragaje ko mu mashuri abanza abakoze ibizamini ari bagera mu bihumbi 200, barimo abakobwa bagera mu bihumbi 100 n'abahungu bagera mu bihumbi 90 birenga. Abakobwa batsinze ku kigero cya 97% mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 96.6%. Amasomo batsinze cyane ni siyanse n'ikinyarwanda, mu gihe Minisitiri Twagirayezu yagaragaje ko hakenewe kongerwa imbaraga mu mibare ndetse n'icyongereza. Mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye abahungu batsinze ku kigero cya 95.8%, mu gihe abakobwa batsinze ku kigero cya 92%. N'ibizami byakozwe n'abanyeshuri ibihumbi 143,227 barimo abakobwa ibihumbi 79,933 n'abahungu 63,294. Minisitiri w'uburezi Twagirayezu Gaspard yavuze ko muri rusange abanyeshuri bakoze neza, batsinze amasomo nk'ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima, ariko hari aho bagombaga gushyira imbaraga zihariye. Ati iyo dukora ibizamini ntabwo tureba abanyeshuri gusa n'amashuri gusa, niyo mpamvu tuba dukora iyi mibare kugira ngo turebe neza uko abanyeshuri bacu bakoze, ngo tunarebe ahashyirwa imbaraga. Mu batsinze bava mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye uko ari ibihumbi 137,52 muri bo boherejwe mu mashuri y'ubumenyi busanzwe bageze kuri 52.8%. Aboherejwe mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro ni 40.5%, mu gihe aboherejwe mu mashuri nderabarezi TSS ari 4.7%. Aboherejwe mu ibaruramari bagize 1.8%, naho abazajya kwiga amasomo arebana no kwita kuri gahunda z'amashuri y'incuke ni 0.2%. Ngayo ngiko uko byagenze, ngibyo uko abanyeshuri bagiye batsinda. Bigaragare yuko abanyeshuri muri primaire abakobwa bari imbere, ntibikunze kubaho cyane, ariko muri segonderi abantu batsinze abahungu bongeye kuza imbere y'abakobwa, mu gihe mu byiciro rusange troncome muri primaire abakobwa baje imbere y'abahungu, ahubwo muri troncome mu cyiciro rusange cya troncome abahungu niho bongeye kwigaranzura, abakobwa baza imbere. Ibintu bikunze kubaho cyane. Reka turebe noneho ese byagenze bite, ninde watsinze muri batsinze gute. Hari abana bahembwe kuko babaye aba mbere, yaba muri troncome no muri
muri troncome ndetse no muri primaire. Ntago ndi guhita mbona neza ahantu iyi mibare yagiye, ariko nifashishije urubuga rwa Twitter, ndi kubona RBA yatangaje yuko mu mashuri abanza Igiraneza Lucky Fabrice wigaga mu ishuri rya Pioneer School riherereye mu karere ka Bugesera yabaye uwa mbere mu gutsinda neza ibizamini by'amashuri abanza. Uwa kabiri yabaye Igeno Alliance Pacifique ku irerero rya Academy mu karere ka Kamonyi. Andi makuru mfite ntabwo ndi kwibuka amazina neza, nuko muri troncome wabaye uwa mbere yavuye ku kigo cya Lycée Notre Dame. Turaza gukomeza kwibakurikiranira turebe. Ndi kubona ahangaha imibare isa nkaho igiye, internet ndi kubona itari dukundiye, ariko amakuru yarari kutugeraho nuko wabaye uwa mbere yavuye kuri Lycée Notre Dame de Citeaux, ni hariya rwagati mu mujyi, hariya ku kigo cy'abamaseri niho yavuye. Turaza kuza kureba uwabaye uwa kabiri se we yavuye hehe. Turabakunda cyane, reka dukomeze tubibakurikiranire tubabwire uko biragenda. Turaza kuza no kubabwira uko murajya mukomeza kureba amanota uko bigiye bikurikirana.